iyo mubona yihiringa akora ibiganiro hirya no hino, rimwe na rimwe ukabona rurira ikibuno cy'umugore. Mwaramukunze hano mu Rwanda ku bitangazamakuru bitandukanye, kuri social media zitandukanye, haba kuri YouTube, kuri Facebook, kuri TikTok, no ku zindi mbuga nyinshi rwose nyinshi, ku maradiyo, ku mateleviziyo ndetse n'ibitangazamakuru byandika. N'umugabo umaze kwigarurira imitima ya benshi hano kuri buno butaka bw'u Rwanda ndetse n'imbibi z'u Rwanda hakurya rwose mu biyaga bigari, by'umwihariko East Africa yose, mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi bikaba akarusho, ndetse byagera mu bindi bihugu bya East Africa bivuga ururimi rw'igiswahili, maze naho agasya atanzitse cyangwa se akanzika. Ni umuhanga cyane mu bijyanye no gusetsa no gukina filime zitandukanye, cyane ko ari umwe mu bagabo bamenyekanye hano mu Rwanda muri filime twakita ko yakunzwe n'abatari bake cyane, nubwo nta terambere abenshi bari bakagira, ndetse nubwo nta terambere uyu mukinyi yari afite icyo gihe, ariko ntabwo mwabuze kumukunda. Yakinye filime yitwa Zirara Zishya, niho benshi mwamumenye. Mugabo rero akaba afite izina ryitiranwa n'akanyoni. Ndaje mbabwire rero amateka y'uyu mugabo, ayo mwari muzi n'ayo mutari muzi, ngiye kuyabasesengurira mu gihe gitoya, maze nyabavire imuzi nyabagerere imuzingo. By'umwihariko ndabizi neza ko abamukunda akari akarusho, ndabizi ko abamukunda mugiye kuryoherwa n'ikiganiro. Hanyuma rero kora subscribe unasharinge kugira ngo bigende neza. Burya gukora subscribe bituma turushaho kugira imbaraga, bituma turushaho gutekereza byinshi byo kubategurira. Uyu mugabo rero tugiye kubabwira yitwa Kanyombya. Kanyombya akaba akunzwe hano mu Rwanda. Kanyombya Kayitankore Jolly, uyu niwe ngiye kubabwira mu nkuru yacu y'uyu munsi. Ariko iyo message iri gutambuka hano hasi, ndagira ngo uyiteho cyane kuko ifite umumaro munini kuri societe. Hari ubwo rimwe na rimwe ibyo abantu bakora bijya biteshwa agaciro, ugasanga hari urwego bifatwamo, ariko burya uko byamera kose wowe ubereyeho gutekereza no kuvuga utireka iyi message nyiteho. Iyi message iri hano hasi uyiteho. Ni umuvuzi gakondo wabigize umwuga, akaba ari mu rugaga rw'abavuzi gakondo mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo umwizere, hanyuma muvugane muganire, ku bari hanze umwandikire, cyane ko arashoboye, avura indwara nyinshi zitandukanye, nyinshi rwose, ndetse harimo n'ibyo tutabura kuvuga ko byayobeye benshi. Akaba rero ari umuhanga, yewe navuga ngo gukoraho rikaka. Ni umuhanga rwose. Aranavuga ati rero jewe ibyanjye ndagufasha, hanyuma ukazishyura nyuma. Niko bigenda. Umuvugishe nimero ye ngiyo twashyize aho ngaho kugira ngo ibintu byose ubyumve. Ucyumva rino jwi ry'umunyamakuru, reka nkubwire ko uyu mugabo witwa Kanyombya ni umwe mu bagabo babaye mu itangazamakuru, cyangwa se yakoze mu itangazamakuru. Icyo ntabwo wari ukizi. Kanyombya yakoze mu itangazamakuru, ubwo dutangiye kukubwira byinshi utaruzi kuri Kanyombya, ndetse n'ibyo waruzi, kubera ko ndabizi ko mumukunda, ushobora kuba waramukurikiranye. Kanyombya yakoze mu itangazamakuru, icyo ngicyo nimba utarukizi uyu munsi ukimenye. Kandi akaba yarabaye umunyamakuru w'umuhanga mu gihe cye, akaba yarazi kuganiriza abantu, rimwe na rimwe nyine akanatebya anasetsa abantu, bigatuma abamukurikira barushaho kuba benshi cyane. Iyo ni impamvu imwe rero inatuma Kanyombya iyo ari imbere y'itangazamakuru, iyo ari imbere ya mikoro, ayibyaza umusaruro kuko arayumva, arayizi, arayisobanukiwe. Niyo mpamvu burya aba atinyutse kenshi ku bijyanye n'itangazamakuru. Icyo ngicyo tugishyire ku ruhande mu mateka yihuse
ya Kanyombya. Kanyombya nanone yabaye umusirikare mu gisirikare cya RDF, yabaye umusirikare mu mwaka w'1994 ubwo kino gihugu cyabohozwaga. Kanyombya numwe mu bafashe intwaro maze nawe aravuga ati reka nitangire igihugu cyanjye, reka ngire icyo nkora ku gihugu cyanjye, reka ntange umusaruro ku gihugu cyanjye. Ntekereza ko ayo mateka nimba utaruyazi uyamenye. Kanyombya ni umwe mu babaye abasirikare hano mu ngabo z'u Rwanda. Uyu munsi rero avuga ati n'ubundi hagize uwibeshya gatoya n'ubundi nakongera nkinjira, cyane ko igisirikare ngo kivamo ariko ntabwo kikuvamo. Kanyombya akaba yaramaze imyaka igeze mu 10 aba mu gisirikare cya RDF. Murumva ko aya ari amateka mwari mukeneye kumenya y'iki cyamamare cyitwa Kanyombya. Igisirikare akaba yarakinjiye mu mwaka w'1992. Aho rero iyo myaka nyine murumva ko wahita ubyumva neza cyane. Akaba rero yari umuntu uzwiho cyane gukunda no gukundana n'abasirikare, cyane ko buriya abasirikare bari mu bantu bari kuri iyi si bakunda morale. Urumva ko kuba barabanaga na Kanyombya byari ibintu bimeze nko kwiyinyuguza ugacira. Yes, ikindi tutabura kubabwira kuri Kanyombya mutari mumuziho, reka mbabwire ku mpano ya Kanyombya. Impano ya Kanyombya avuga ko atari umwihariko we gusa, ahubwo ni umwihariko wo mu muryango iwabo. Nyina ni umunyarwenya cyane, ise ni umunyarwenya. Burya rero bajya bavuga ngo isuku igira isoko, cyangwa se nyirankomo agira inkomoko. Kanyombya akina filime, Kanyombya akina comedy, arasetsa mu buryo butandukanye kandi byakugora kumva ijambo rye maze ukaza kurirangiza udasetse. Ni umugabo rero ufite iyo mpano, ariko impano ye akaba yarayikuye ku babyeyi be, nyina na se. Tukiri ku babyeyi be, mbibutse ko Kanyombya yavukiye cyangwa se yavukanye n'abana 7. Mu bana 7 rero hakaba hasigayeho abana 5. Ubwo ngubwo wenda ushobora guhita wibaza ngo ese ubwo abavandimwe be bo bameze bate? Ibyo nabyo tuzabicukumbura tumenye nimba nabo ari abanyarwenya nk'uko twamenye ko nyina na se ari abanyarwenya, ari abantu muganira ukumva ushize irungu. Ubwo tuzanamenya nimba n'abavandimwe be 5 mu gihe babiri batakiriho nimba nabo bameze nka Kanyombya cyangwa se bameze nk'ababyeyi babo. Bitewe rero n'amateka ya kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, bitewe n'amateka yagiye ashyira abanyarwanda ishyanga, bitewe n'amateka yagiye atuma benshi bicwa bazira ubwoko bwabo, Kanyombya nawe akaba ari umwe mu bahuye n'ayo mateka. Akaba yarisanze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yarahabaye igihe kirekire, ndetse bikavugwa ko yahize amashuri ye abanza n'amashuri yisumbuye. Birumvikana bya bindi byose twavugaga ku mpano ya Kanyombya, by'umwihariko ariko garagariza hano mu Rwanda. Kuva mu mwaka w'1994 jenoside yakorewe abatutsi imaze guhagarikwa n'ingabo zari za RDF, Kanyombya ni umwe mu bantu batangiye gukina filime, ariko by'umwihariko bitewe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu bwabwiraga urubyiruko ruti ngaho ni mukore imyuga cyangwa se muhange ibihangano byatuma mubyaza imbuga nkoranyambaga amafaranga. Ngira ngo nibwo politike y'igihugu yari itangira, nabwo byatangiraga bisakara. Abagura amateleviziyo ari benshi, abagura amaradiyo ari benshi, amatelefone byo twavuga ko yarataragera ku rwego wenda ku buryo wareba ibintu online, ariko
ubwo iyo myaka nibwo Kanyombya yatangiye gukina filime, muramukunda cyane, ariko nk'uko mbikubwiye hejuru, Kanyombya ubuzima bwe ahanini cyane bwabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'amateka kino gihugu cyacu cyari cyaranyuzemo, haba ari muri 1994 haba na mbere yaho. Muziko ubwoko bumwe bwagiye buhura n'ibigeragezo n'ibitotezwa byinshi, maze bituma abeshi bisanga irwota amasimbi. Uyu munsi rero ntabwo twabura gushimira Imana mu gihe nkibabwira iyi nkuru, kubera ko u Rwanda uyu munsi ruratekanye, u Rwanda rumeze neza, ndetse ntekereza ko buke buke n'uwaba ari hanze y'igihugu cy'u Rwanda azakomeza gutekereza uburyo yaza mu rwatubyaye. Nkikubwira rero ku mateka menshi cyane ya Kanyombya, Kayitankore Jolly mwakunze muri benshi, na bugingo n'ubu mukaba mukimukunda. Izina ryitwa Kanyombya ushobora kwibaza ngo ryavuye hehe? Iri zina rye ni izina rifite amateka maremare mu buzima bwe, cyane ko mu gihe yigaga bajyaga bakina imikino, ariko rimwe na rimwe nyine umuntu agafata izina kugira ngo bize kugenda neza. Nk'uko muzi, abakinnyi ba filime bakunze kugira andi mazina atandukanye nayo basanganwe. Kanyombya rero akaba ari umwe mu bakundaga inyoni yitwa inyombya, maze bituma rero iri zina arifata. Ni izina rwose ritari rito cyane, ni izina nababwira ko rifite ibigwi ushingiye kuri ibyo byose, ushingiye ku buhanga n'ubuhangange afite. Akaba rero iryo zina yarabashije kuryemeza ko rigomba kuba izina rizayobora ubuzima bwe mu myaka yose azabaho. Iryo zina rero ryitwa Kanyombya, wamaze kuryumva inkomoko, ndetse tutabura kuvuga ko inyoni yitwa inyombya uramutse uyihemukiye akabibona, ubanza yakujyana no mu rukiko, kuko ararikunda kandi namwe mwararikunze. Benshi ryarabubatse, benshi mwagiye mwirefera cyane, mwigiraho byinshi. Uyu munsi namwe mwabaye abastari. Hari ubwo umuntu ajya abaza umuntu ati ninde mu modo wawe, akavuga ati ni runaka ni runaka. Ndabizi ko benshi mwabaye Kanyombya yababereye umumodo, byatumye namwe mukangura ibitekerezo byanyu, kubera uyu mugabo umaze kuba icyamamare hano muri sinema nyarwanda ndetse no hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Ngiye kukubwira rero ikindi kintu gitangaje ku rundi ruhande kinababaje. Mu gihe cyo kubohora u Rwanda mu mwaka w'1994, Kanyombya muri iyo ntambara karahutaka yabahuzaga na leta yari iriho icyo gihe, ndetse na leta n'ingabo za RDF. Muri icyo gihe amateka Kanyombya avuga ko ari amenyo ye yagiye ayakukira mu gihe cy'urugamba. Mu gihe cy'urugamba niho yakutse amenyo, mukunze kubona atayafite, ariko ukabona nyine adatewe ipfunwe no kutayagira. Hari abantu benshi baterwa ipfunwe no kuba hari ingingo batakaje, ariko biterwa n'impamvu wazitakaje. Kubera iki wazitakarizaga iki? Nkibivuga gutya, ababuze ingingo mu gihe cyo kubohora igihugu, mu gihe cyo kubohora abantu bicwaga muri jenoside yakorewe abatutsi, ni ukuri mukomere, Imana yo mu ijuru izabaha ibihembo birenze n'ibindi bihembo. Kanyombya rero ndi kubabwira akaba ari umugabo ufite umugore n'abana babiri. Umugore we akaba amaranye na Kanyombya imyaka 40. Imyaka 40 ntago ari imyaka mitoya. Murabizi ko igihe tugezemo ari igihe usanga ingo nyinshi zisenyuka umunsi ku munsi, aho usanga umuntu yigera mu rugo maze agahita yongera akarusohokamo. Ngira ngo murabizi amategeko atandukanya abashakanye inshuro nyinshi, ariko ni nako ahuza abashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko iyo abantu basezerana.
Kanyombya rero akaba amaranye n'umugore we imyaka 40, bakaba bafitanye abana babiri. Murumva ko mu by'ukuri imyaka 40 ntago ari imyaka mike. Buriya rero ni umusaza mujye mumwubaha, usibye no kuba ureba imvi zamaze kuba uruyenzi, ariko ni umuntu koko ushesha kanguhe unakurikije imyaka 40. My friend, imyaka 40 ni imyaka itari mikeya, ni imyaka utashyira mu kiganza mupfumbate, ni imyaka myinshi rwose. Abenshi mumaze kuba abastari nta nubwo murageza no muri kimwe cya kabiri. Kanyombya rero ngira ngo abatari bazi ko afite umugore n'abari babizi, hari ubwo washoboraga kuba utazi ngo afite abana bangahe. Nuko nguko bimeze. Tukivuga ku bana Kanyombya afite, nkubwira ko afite n'abandi bana benshi cyane arera. Afite ubumuntu bukomeye, kuko nyuma yo kugira abana babiri bava mu nda ye, ariko afite n'abandi bana babyawe n'abandi bagore n'abagabo. Abo bakaba bari mu nshingano za Kanyombya, abitaho umunsi ku munsi. Iyo mubona yihiringa akora ibiganiro hirya no hino, rimwe na rimwe ukabona rurira ikibuno cy'umugore, abenshi mugaseka, ibintu byose akarwana imbere ya kamera. Buriya kuba ari kugira ngo umuryango we ubeho, kuba ari kugira ngo abo yazanye kuri iyi si n'abatazanye kuri iyi si, ariko afite mu nshingano nk'umuntu ufite umutima w'urukundo. Bose abahumurize, bige, barye, bambare, bamererwe neza, maze batere imbere nk'uko igihugu kibyifuza. Kanyombya rero akaba ari umuhanga, ndabizi ufite amatsiko. Hari ubwo ugira gucya ukumva avuze Icyongereza, ukumva avuze Igiswahili, ukumva avuze Igifaransa, akavuga n'Ikinyarwanda. Kanyombya azi indimi zirenze rumwe, hirya yo kuba ari umunyarwanda, hirya yo kuba avuga ururimi rw'igihugu cye kavukire. Kanyombya akavuga n'ururimi rw'Igiswahili, ururimi rw'Iringara, ururimi rw'Icyongereza, ururimi rw'Igifaransa. Izo akaba ari indimi Kanyombya ashobora gukoresha mu buzima bwe bwa buri munsi. Hari ubwo ujya ubyumva rimwe na rimwe, ariko ntabirambure kubera ko aba ari kuri mikoro yuvuga Ikinyarwanda, content ari gukoramo ari Ikinyarwanda, ariko wumve ngo izo ndimi Kanyombya arazumva. Yumva ururimi rw'Igiswahili, yumva ururimi rw'Iringara, yumva ururimi rw'Icyongereza n'Igifaransa, akumva n'ururimi rw'Ikinyarwanda. Yes, ngira ngo rero nshuti bakunzi, nshuti zacu zakadasohoka, mwari mukumbuye amateka ndetse mwari mukumbuye ibigwi by'uyu musaza witwa Kanyombya. Mu by'ukuri mvunguyeho kuko afite ibigwi byinshi bitandukanye. Ni umusaza w'inararibonye cyane, ni umusaza nyine mumaze gukunda, ni umusaza uzi kwamamaza bikagenda neza. Nkivuga gutya yamamariza abavuzi gakondo, ari nayo mpamvu natwe twatambukije izo nyandiko muri kubona aho ngaho. Zirasobanuye ngo nimba ufite ikibazo icyo aricyo cyose, hamagara uyu muvuzi gakondo cyangwa se umwandikire agufashe. Mbashimire nanjye, mbashimire cyane, mbashimire by'intangarugero. Nimba warakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Mbashimire kandi mbifurize amagara mazima. Nitwa Emmanuel Kanani. Ibiganiro byacu nakagaruka, ariko kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza dusesengure n'ibindi byinshi bitandukanye.